kane urukundo ntabwo rugira iki urukundo ntabwo rugira ishyari hari bigira aho ngaho urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza tujye kuri gatanu ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo hari virgile naho urukundo ntirukora ibiteye iki ntirukora ibiteye iruhande rw'umuryango niko bajyaga batubwira abantu bakuru noneho ugahita ugabuti mwaramutse mwaramutse nyogokuru ati mwaramutse mwana wanjye agashira nk'uko abanjye bashize ntabwo yabivugaga ngo ubyumve ariko buri wese ku gasozi yaratubwiraga turamutse uzamusuhuza azakwikiriza uzahita ureba imirimo ye ibyo asigara avuga buhoro mwaramutse nyogokuru mwaramutse mwana wanjye mwuzukuru wanjye bwakeye uti yego ugiye heza ugiye ku isoko ngaho ugenda amahoro uragashira nyamara yakwikirije yagusekeye afite ishyari ry'uko nk'abana afite abe barapfuye ubu uriho urukundo ntirugira ikiremwe turi ku murongo wa kane urukundo ntabwo rugira iki urukundo ntabwo rugira ishyari hari bigira aho ngaho urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza tujye kuri gatanu ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo hari virgile naho urukundo ntirukora ibiteye iki ntirukora ibiteye ntirukora ibiteye abantu bakunda kureba social media hari umukomitiye wo muri kiriya gihugu muzi w'imyaka 51 ubu arafunze azwi ku izina rya Ndimbati yasambanyije umwana w'imyaka 17 imagine 51 years old n'umwana w'imyaka 17 ni ukuvuga ni hafi kumwuzukuru almost muzukuru wake kandi busambanyi butangirira muri love butangirira mu rukundo sexual activities anotangira parundo urukundo ntirukora ibiteye 51 nta giteye isoni kirimo nta ibiteye isoni birimo 51 51 years and 17 years baba ne last born urukundo ntirukora ibiteye iki nukora ibiteye isoni uzamenye ngo nta rukundo rw'Imana ruri muri wowe kwiyandarika kukarubanda muri harare buri muntu wese ninde uciye aha ni kanaka ninde uciye hari utuntu ngenda nibuka mushumba wanyigishaga yigeze kwigisha abagore n'abakobwa numva nari impari hari ahantu bita mu Kajagari Kanombe icyo gihe hari hadutse twa mini abazambara impuzu ngo ndabakomerekeje noneho arababwira bigisha ati bana banjye bakobwa banjye ati buriya umuntu agiye ahantu babazi inka agafata uruhu rw'inka hanyuma yarangiza agakuramo imyenda akarwifubika akarwifubika akazamuka no mu kajagari
obva atanga kufa abati imbwa zose zo mu kajagari imbwa zese zemu eri zamukurikira zinomuterera kubera iki nekuti kubera ko uruhu ruranuka murabizi nekuti gandaro kandi imbwa zirarukunda uye imbwa nuwakora urwambaye ugaca ku muhanda saka wakapeka ganda zaza kwirebera ikintu bita uruhu ngo zigugunireho wafurane murodi noya kuzotarisa ati rero iyo wambaye imyenda y'urukoza saka wakapeka yembe zinonyadzisa uhamagara abasore n'abagabo mu karibu ndana barume nebakomana kutishikaye ati nutirirwa namuvugisha yango basamutauza sha umuntu azakwitegereza unanungo kutari niyo ndi niyo soko yarihahiramo akangoona kuti azakubaza izina na akakushopa nimero pane ya shopu iyo yari kubvunza zita nefone number urukundo ntirukora ibiteye ruda ruite zvinonyadzisa buriya hari imyambaro pane mapfekero hakaba n'imyambaro y'urukoza nemapfekero ekunyadzisa urukundo ntirukora ibiteye ruda ruite hari imyambarire hari n'imyambarire y'urukoza nemamwe mapfekero turi ku itafari rya mbere umuntu yubakisha kuri ya fondasiyo yitwa Yesu iryo tafari nabyo ko ryitwa iki rinonzi Jesu turimo kuvuga rero ibintu bizirana n'ayo matafari zvinhu uye zviri opposite nema urukundo ntirukora ibiteye ruda ruite zvinhu ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ntirushaka ibyarwo ntirushaka ibyarwo ibintu byose ni ibyanjye ibintu byose ni ibyanjye ibintu ni ibyanjye no mu rugo ibintu ni ibyanjye nekumba zvinhu zvese kumenya nta bagabo bakibara inyama zigiye gutekwa kera kunana baba zviri kuverenga nyama here dziri kunobika twebwe turi abana ntabwo mbizi wenda muzehe azabidusobanurira kera hari ibintu byari papa nezvinhu zvanga zviripo ariko abagabo bikatiraga inyama zigiye gutekwa asana baba vaiti akanabara umubare wazo dzikabikwa vaiverenga dzese nenhama hanyuma mama akaza kuzarura agashyira ku isahani abana bakabaha isupu n'ubugari bugakoza ariko inyama umugabo karawuzigaba asi nyama yangopakurwa na baba akira sha kunzi o kira nawe sha newe o kira nawe sha newe futi aho hantu harimo urukundo ko pane rumwere papo ntabwo ari nkeya ngo we n'ubasaranganye ngo badacuranga inyama zishoma zoturukuba urukundo ntabwo rushaka ibyarwo ariko inyama ni iz'umugabo isupu ni iy'umugore n'abana urugo nyama ndedza baba asi supu ndeyamai nevana baranavugaga ngo nta mugore urya ihene apana mukadzi anodya ngo iyo uyiriye umera ubwanwa nekuti wakadya mbudzi unoita ndebvu gusa ko muzira ibya kuturusha mwameze ubwanwa izvo zvino zvamunodya mbudzi kuti kura mune ndebvu here urukundo ntirushaka ibyaro imodoka ni iy'umugabo inzu ni iy'umugabo igitanda ni icy'umugabo ibintu byose mubhedha ndewemurume mota ndeyemurume zvinhu zvese ntiruhutiraho guhutiraho sinzi ukuri bubivuge mu gishona mumufashe arumanyirwe ntirutekereza ikibi ku bantu kuvuga ngo zvakaipa pamusoro pevanhu umuntu mugiranye akabazo gatoya munhu wangoitirwa problem diki ariko urahuta utekereza ukuntu asi uzamwishyura kumanyira kuti uri kuda kurivenja sei ntiruhutiraho arumanyirwe dutuye ku isi aho satani tiri panyika panogara birashoboka satani ko nagukosereza zvinogonekwa zvinogona kuitira zvakashata uyewo ndiitirawo ariko zvakashata wihutiraho gutekereza asi guhita usamanyire kundirevenge ntiruhutiraho ruda harungomanyire noneho ngo ntirutekereze ikibi uye harufunge zvakaipa ntirutekereze ikibi wafasha kubivuga ko urukundo rudatekereza ikibi harufunge zvakaipa pamusoro rudatekereza ikibi harufunge zvivi pamusoro pevanhu tuara pamusoro perudo haleluya uri ubwo ari mugufi akagira n'ibizuru binini nekuti mupfupi ane mhino dzakakura uri ubwo ari muremure akagira n'ibizuru bisongoye ane mhino refu uri bana muntu amwe arikuda kundirova
Rukundo ntago rutekereza ikibi. Rukundo arufungisha kawanda. Mbere yo kumubona nka mwene so ukamubona nk'intumwije kukwica. Instead of kumuona as your brethren no more semurada kuzokura. Babuze no kwizera. Bana basina faith. Uko mubonye urapfa. Ejo ukongera mugavuga uriyumvamo kuri kufa ari bukwica. Upfuye kangahe tuzabishobora kangahe tuzokubiga rini. Rukundo ntutekereza ikibi. Rufungisha kaipa pamusorope bamwe. Izuru rirerire. Mino ya kareta. N'izuru rigufi. Ni mino fupi. Havamo ikintu kimwe. Hano bacino wa. Kitwa ibimyira. Munsi maziwa. No hagira umuntu uzana ufite izuru rirerire yitsamure havemo fanta. Tumwubahire yuko izuru rye yo yitsamuye yavamo ka fanta ukagashira. Buda drinkre fanta tonyo tinomu. Hagira uzafite izuru rigufi yitsamure. Kutane minodi. Havimo stone ka stone. Oya turamo Buda stone. Tuvuge tuti byibura turamwubahira izuru rye. Kubera ko iyo yitsamuye havamo umugati abana bakarya. Buda chingwa bana bochka. Ariko iyo umubonye ari mwene so utekereza ko agiye kukwica. Asiwa kamona ari brethren wako nokungotera kuraya. Kandi wabona umuzungu asiwona mu uturusha izuru rirerire. Anotikunda yakarese ona tapana cyane ukwica. Nibwo busobanuro bw'uko burya ikibazo ntago ari amazuru. Tunotana ngoro problem ni ikibi utekereza. Kintu cyakaipa. Cha umufunga pamusoro pe. Ikibazo nuko wamuburiye. Ikiyewe. Nushaka turarikiraho ejo tuzakomeze kuri indi tafari rya kabiri. Haleluya haleluya. Nidushaka twe duhagarara kubera ejo tuzakomeza amasengesho tuzigira indi tafari rya kabiri. Twatuma kuri tafari rikomeye ryitwa iki? Byari nutakara utagira urukundo. Jomo posina rudo. Baba ndufasha udafite urukundo. Bano batsira usina rudo. Fundraising dukorera hano nta rukundo. Fundraising yetu nita basina rudo. Ibyo byose biratubwira ngo nubwo wabigerekaho kwitanga bakagutwika. Bible ntuzotinyangwa kashira. Fa busa. Ijo jaje nakana basa usina rudo. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Kundo ntirukora ibiteye isoni. Ruda rwiteje umushumanyatsira. Kambaririmbire hanyuma. Begandi kwimbire veni tokeza. Karirimbo numva umwuka nyibukije. Kasonga tukura ngarito. Umuntu wari warubatse itafari rye ryitwa iki? Anga akabaka. Twakaririmbaga tukiri abasore tugikizwa. Taika imba tikiri majaya. Twakijijwe hari inzoga yitwa Primusi na Mitsingi. Haleluya. None abasore twanganaga ukabageretse ku kandi harimo ikirahure rwose cy'ibiru kireba akanakwira atati ibyaha bigoryi byagiye mu makuru. Ubundi se byeri wayigura iki? Ko mwari ukora ari iby'abakire kuneka kaponeswa kunejuru. Umva gutesheje agaciro akakubita neza. Nta kurusha amashuri, rimwe n'imwe nta kurusha amafaranga cyangwa se aranakurusha, ariko kuko wakiriye Yesu gusa asine kutoka gamchira Yesu cyetu akakora kumva ova kuona ukutari. No natwe Nesu twishyiragamo gukizwa neza. Haleluya haleluya. Tukumva dufite confidence. Ukeye umwe sinamuzi wahimbye iyo ndirimbo. Ati bano basagane ngiye kubahimbira indirimbo. Nanjye ngiye mbirataho. Haleluya haleluya haleluya. Bagatera mu buryo butandukanye. Karavuga ngo yandutiye byeri naza Mitsingi barata. Yandutiye byeri naza Mitsingi barata. Uretse gato hanyuma numara kukumva neza. Haleluya. Kuko bagatera mu buryo kumva namwe akantu kamaze imyaka 30 na kasonka mwema kora byeri naza Mitsingi barata. Ikiriza none yandutiye naza Mitsingi barata. Yandutiye naza Mitsingi
bya bigage, ni nayo mpamvu nk'igikoma, kandi niyo nabura igikoma, yewe nanywa amazi nkamushimira Yesu. Nanjye ngiye kubibwira ko mfite umuntu uruta byeri na za mitsingi. Aravuga ngo yandutiye byeri na za mitsingi barata. Icyo nibyo barataga bagere ku rufuro. Nanjye nzababwira ngo yandutiye byeri na za mitsingi murata. Haleluya. Yesu atubereye byose. Amena. Amena. Niyazagira umuntu ugutera ubwoba, ibyo utabonye mu kwa mbere uzabibona mu kwa kabiri, ibyo utabonye uyu mwaka uzabibona umwaka utaha, ibyo tutazabona mu isi hari ibibiri tutazabona. Azagira umuntu ugutera ubwoba. Haleluya. Mureke dusenga Imana. Turasenga Imana duhagaze, ufite confidence ko wakiriye Yesu, ubwiye Imana mu mutima wawe, uti Imana ndagusabye ngo wongere ugarure urukundo muri jye, itafari rikomeye kuri fondasiyo yitwa Yesu, kuko nta rundi rufatiro rwashyizweho dukwiye kubakiraho uretse Kristo. Ariko ngo umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro, kuko umurimo wose uzapimishwa umuriro. Tekereza ni hehe Satani yakunyabye, hariho amagambo y'uko Satani umurimo we ni ukwica, ukunyaga, n'ukurimbura. Satani yakunyaze iki? Satani wakakubira chi. Uru rufatiro rwubakisha iki? Foundation y'urukuba. Reba niba ugifite urukundo. Teso tuchine rudo. Jera hagati yawe n'uwo mwashakanye. Tesa pamsoro pako ne mu pagata ko ne mu ijambo ry'Imana. Wahashika kumbomzo tinazwa shoko. Madamu wanjye numva nongeye kugukunda. Mukazi wangu ndino. Jera mu rugo mu bana wabyaye. Kalisa kunevana babo. Nongera mu rugo ngira babyuti bana banjye. Numvisha ijambo ry'Imana. Bari tafari rikomeye. Umuntu yubaka kuri Yesu. Bana banjye numva nongeye kubakunda. Nurangiza ujya mu nshuti n'abavandimwe. Nurangiza ugaruka muri korali muririmbamo. Nurangiza ujye muri community aho utuye. Nurangiza ujye kuba mugendana nabo. Haleluya. Mukabera gufashe kukwibutsa ibyo byose. Senga Imana. Baraza gushobozwa byose na Kristo. Ntabwo wakwishoboza kuko turwana n'isi n'umubiri n'umubi. Bibiliya ngo tugambirira gukora ibyiza ariko ibi bikadutanga imbere. Ntabwo ari ikibazo cyawe kuba waratsinzwe ugatakaza urukundo rwawe rwa mbere, ahubwo ni Satani n'isi dutuyemo, ni abadayimoni bagucunze bakwiba ikintu gikomeye. Ariko munyemere umwanya tugaruze icyo Satani yatwibye Haleluya, haleluya. Ntabwo twirirwa dupfukama. Wetekereza gusa ahantu Satani yakwibiye. Winginga Imana uyibwire ngo Mana, uyu mugabo Imana yanyibye umutima wo kumukunda, ngiye kongera mukunda. Uyu mugore Satani yanyibye urukundo rwo kumukunda, ngiye kongera mukunde. Aba bana, aba bavandimwe, aba baturanyi, ngiye kongera mukunda. Imana ishimwe. Satani yanyibye izamu nkora ibiteye isoni.
Satani ariko uyu munsi kiza iherezo kubera ko menye yuko ibiteye isoni bidakorwa n'abantu bafite niba twemera ngo zamura ikiganza cyawe umushumba wungirije yigire hino adusengere izamu satani yanga gutsindiyemo igitego zamura ikiganza cyawe uhagaze hanyuma dusenge Imana. Mushumba mudufashe gusenga Imana no kwinginga mu izina rya Yesu. Dusenge Imana. Mana yacu, twumvise amagambo y'urukundo. Jambo ryawe riratubwira ko wowe uri urukundo, kandi twumvise ko niyo umuntu yagira impano zo gukura imisozi ahayo, umuntu akagira impano zo gutanga ibyo byose akabiha abakene, ngo ariko adafite urukundo ntacyo byaba bimaze. Ibyo byose biratubwira ko urukundo kurugeraho ntabwo byoroshye, ariko turi kumwe nabo Yesu birashoboka. Mana, hari abantu bari imbere yawe bazamuye akaboko, barifuza kugera ku rukundo rwa rundi watubwiye, urukundo rutirarira, urukundo rutareba ibyarwo, urukundo rudatekereza ikibi ku bantu, urukundo rutikunda. Yo, urwo rukundo aba bantu bose bari imbere yawe nirwo bashaka. Yesu, ndakwinginze kugira ngo winjire mu mitima, ureme mu rukundo rukwiriye, ugire ibyo uhindura, ugire ibyo usenya byatumaga urukundo rudakura, byatumaga urukundo rutabaho. Ndasenze mu izina rya Yesu, ngure mu rukundo mu itorero ryawe, uko duhagaze imbere yawe twese ahangaha, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, iri jambo kuri uyu munsi turigire iryacu, ari umukuru ari umutoya, ndakwinginze ngo uri mu rukundo aha hantu. Yesu, mwana w'intama w'Imana, tugirire neza, kuko nitugira urukundo tuzanesha kandi tuzambikwa amakamba. Ndagushimiye rero, twatangiye dukizwa kandi n'ubu turacyabikeneye, kandi inzira turayikomeje, ariko nta rukundo ntabwo byashoboka. Tureme mu rukundo dukomeze inzira, dukomeze agakiza nk'uko wakaduhaye, tukabumbatire nk'uko wakaduhamagayemo. Yesu, mwana w'intama y'Imana, kandi ugendane natwe, ukomeze kutwigisha urukundo buri munsi. Ndagushimiye ko twumvise, ndagushimiye ko ubikoze, ndagushimiye ko uhinduye byinshi. Ndagushimiye rero kandi umukozi wawe washyizemo ijambo nk'iri, dore aracyarikomeza, arimo atwigisha amatafari akomeye. Ni ukuri umwuka wera akomeza muyobore, kandi umwuka wera nawe amwubake, kugira ngo nawe akomeze urukundo nk'uko yarutangiranye. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, dore yadekaraye ijambo rikomeye, aravuga ngo umuntu wese ushaka gukundwa mugane. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byoroshye, ari kumwe n'imbaraga zawe Yesu, ari kumwe nawe Yesu, ari kumwe nawe Data, ibyo ngibyo azabishobora. Tumwaturiyeho rero kubishobora. Urakoze Mana, ndagushimiye, icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Turashaka gusengera umuntu ushaka kwakira Yesu bwa mbere, kuko pasiteri yaririmbye akaririmbo baririmbaga kera, avuga ati tukimara gukizwa turi abasore. Hari igihe yageze harakizwa, natwe hari igihe twageze aho turakizwa. Ariko niba hari umuntu utarakira Yesu Kristo nk'umukiza, ndasabye ngo arambure ikiganza, tumusengere mu izina rya Yesu, kugira ngo kuri iyi tariki ya 3 ubwo yumvise ijambo ry'urukundo, nawe yinjire mu gakiza ka Yesu Kristo. Ushobora kuba uri umusore, cyangwa uri inkumi, cyangwa uri umugabo, cyangwa uri umubyeyi, cyangwa uri umukecuru. Nta myaka iriho yo kutakira agakiza. Tera intambwe wigira hano tugusengera Imana. Uyu munsi uhure na Yesu Kristo. Ninde ushaka kwakira agakiza uyu munsi? Imana ikomeze itwigishe,
kandi komeza tugendere. Turashaka gusengera abarwayi. Umuntu wese uruhijwe n'umubiri yigira arapfukame, tumusengere ku buryo bw'umwihariko. Cyangwa ufite umuntu urwaye uri mu rugo yasize, aze apfukame mu mwanya we. Itorero dusenga Imana, dufite Imana ikiza, dufite Imana yo kwizerwa, ntabwo yigeze ihinduka, kuko yari iri kera nibwo ikiri. Yandikishije iby'urukundo rwe, ubwiza Imana yavuze byose. Abakozi b'Imana, abadiyakoni, abarimu, abapasiteri, twese twigire hino dusengera abantu. Itorero duhagurutse, kuko iyo mwicaye ijwi ryanyu naryo riba rikenewe kugira ngo twirukane abadayimoni b'uburwayi. Abakozi b'Imana, murambika ibiganza ku barwayi. Mana yacu, turagushimiye uyu mwanya uduhaye. Ni umwanya w'igiciro twibuka imirimo wajya gukora. Yesu Mwana w'intama w'Imana, wajya kugira igihe ugasengera abarwayi bagakira, ibirema bigahaguruka, impumyi zigahumuka, ibipfamatwi bikumva, kandi n'ababembe nabo bagakira. Niyo mpamvu natwe duhagaze muri uyu mwanya dusenga mu izina ryawe rikomeye. Turasenze mu imbaraga zawe gukora ku burwayi bwose. Uhere kuri aba bantu bapfukamye, ubagirire neza Mana y'Isirayeli. Turabasengeye mu izina rya Yesu, igaragaze kuko nta burwayi udakiza. Haleluya. Na cya kirema cyari ku kihagani kuri Betsaida, yari amaze imyaka 38, ariko ahuye nawe uwo munsi arakira. Natwe uyu munsi duhagaze mu butware bwawe, turasenze gukora ibitangaza uyu munsi. Dore izi ndwara ziba zibisaha, ariko hari icyo gihe utubwira ko ari tuzakora mu izina rya Yesu Kristo. Kiza nta ndwara kiza, hari iparitasiyo wayikoraho, hari ibifura bivura, hari indwara z'ibitura zivura. Mana ya Aburahamu, indwara z'imyuka mibi uvuga gusa zikiruka. Mu izina rya Yesu turasenze gukora ibitangaza. Hari ibyo watubwiye Jehova, nukorera igaragaze. Hari abarwayi bari mu ngo, nabo turabasengeye kugira ngo basange bakoreho. Twongeye gusengera mama wambaje, twongeye gusengera mwari mukazana, n'abandi tutavuze amazina ariko urabazi. Kora ibitangaza, n'abari mu bitaro bose turabasengeye, bigaragaze kukuri Imana. Ndagushimiye Jehova, reka umwuka wawe atsembe akongore uburwayi, zaba mikorobe na virusi n'imyuka mibi. Urakoze, ndagushimiye Mana, icyubahiro ni icyawe. Tusabe twizeye mu izina rya Yesu.